God have mercy upon us. No. Ikaze kuri Raza Media TV, wowe wakomeje kugenda uhitamwo kubana natwe, wowe wagiye ubana natwe mu bihe byagiye bigenda bitandukana, ngo ikaze ndetse wisange kuko hano ni mu rugo. Nawe ugeze kuri channel ya Raza Media TV, wowe by'umwihariko ngo ikaze kurushaho nk'umuntu uyigezeho bwa mbere, ngushishikariza ndetse ukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu, ubane natwe ibihe byose bigiye bitandukanye. Rero nkwifurije kugira ihirwe, nkwifurije kugira ishya ndetse no gukomeza kubaho mu bihe bigiye bitandukanye, uhereye none kugeza ahazaza. Nyine buri uko Imana irema ijuru n'isi iba igenda itwongera iminsi yo kubaho. Rero uno munsi n'ubundi ndagarutse hano kuri Raza Media TV, nje kubana nawe, nje kubana na buri wese, ndetse buri muntu wese nk'uko mbifuriza ko mugenda mubana mu mahoro, mugenda mubaho nyine mukaramuka, dore ko kubaho ari ukuramuka, ariko hari n'ibindi biba bikenewe nyine kugira ngo ubuzima bwa buri munsi tugenda tubamo nyine tugende turyoherwa nabwo, tugende tugira uko tubwisangamo nyine, ku buryo buri wese abasha kuryoherwa, abasha kunyurwa ndetse abasha no gukomeza kwifuza ko yakomeza kubaho, bitari bya bindi byo kumva yuko igikuba kiba cyacitse, ukumva urarambiwe, ukumva urambiwe ubuzima, ukumva nyine hari ibintu birimo biza bishaka kugaragaza nkaho utagakwiye kuba uriho kandi ukwiriye kuba uriho. Rero njyewe mugiye kubana mu kiganiro cyo kuri uno munsi, ni njyewe Niriho Lazaro, uzwi cyangwa se ukurikirana ku kiganiro kizwi nk'ikiganiro cya Mujyanama. Akaba ari njye mujyanama mukuru, akaba ari njyewe ugutegura nkanakugezaho iki kiganiro mu buryo ndetse no mu bihe bigiye bitandukanye. Nabonye rero muri no minsi amakuru agiye ashyushye, mugenda mubona hirya no hino uko ibintu biba byifashe, hirya no hino ku isi hari ibibazo bigiye bitandukanye bitewe n'agace buri muntu wese aherereyemo. Hari abamaze imyaka myinshi mu ntambara, barimo abaturanyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya mu bice byo mu burasirazuba bwa kiriya gihugu, hariyo abavandimwe, hariyo cyangwa se hariyo abaturanyi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakomeje kugenda barwana intambara zo guharanira ko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bahabwa agaciro bakanemerwa gutura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abanyagihugu nk'abandi. Zo mugenda muzumva nyine update zigenda zibageraho umunsi ku munsi, aho baba barangajwe imbere cyangwa se barwanirirwa n'abitwa M23. Hirya no hino ku isi rero n'ubundi hari ibintu bigiye bitandukanye, intambara muri za Ukraine, intambara
muri za hariya muri za Siriya, muri Israel na za Palestine hose mugenda nyine mwumva uko nyine ibintu biba bimeze. Ni ibintu nyine bigiye bikomeye cyane, ariko twebwe dushimira Imana yuko ibyo ngibyo hano iwacu bidahari, tunagumye tubigendere kure. Tugarutse gatoya nanone, hari amakuru amaze iminsi ari gucicikana, amakuru y'inkongi y'umuriro yadutse hariya muri leta ya California mu mujyi wa Los Angeles. Mwagiye nyine mwumva ukuntu nyine cyangwa se mukanabibona mu mashusho ukuntu inkongi yadutse ikadukira umujyi wa Los Angeles, ugashya hafi wose gukongoka. Mugenda mwumva uko byatangiye, mugenda mwumva amwe mu makuru nyine buri wese uko agenda bigarukaho, uko buri wese agenda asesengura ku giti cye, ndetse mukomeza no kugenda nanone mwumva ngo yuko bishobora kuba ngo ari Imana yabahannye, ngo bishobora kuba nyine ngo ari ibiki nyine biri aho ngaho gutyo. Ariko mwarabibonye, twebwe hano kuri Raza Media nyine ntabwo twebwe tujya twinjira mu bintu cyane ngo turusheho gusesera naho tutagaseseye, ariko nyine ukurikije uko ibintu biba biriho nyine ni ukuvuga ngo ubundi nk'uko n'ubundi Bibiliya ibivuga muri cya gitabo twese tuzi ko ari igitabo cyejejwe ndetse kikanahumekwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo nyine muri buri gace, muri buri munsi, muri buri hantu, ndetse kuri buri muntu, ndetse kuri nyine buri kinyabuzima cyangwa buri kiremwa nyine cyose kiri hano ku isi, ni ukuvuga ngo haba hari igihe cy'ibyishimo, haba hari n'igihe cy'umubabaro, haba hari n'igihe ndetse cy'ibintu bigiye bitandukanye nk'uko nyine ibivuga cyangwa se bivugwa. Haranditse ngo hari igihe cy'umubabaro cyangwa se hari igihe cy'umubabaro, hari igihe cyo kwishima, hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kurira. Buri gihe n'igihe cyacyo, buri gihe n'igihe cyacyo. Rero mujye mufata umwanya mushimira Imana yuko nyine yabatije igihe bitewe n'icyo gihe icyo ari cyo cyose. Ubundi ndetse ni ukuvuga ngo Imana yo nk'uko tubizi, Imana uko yaba iri kose, Imana ikwiriye kubahwa, ikwiriye guhimbazwa, ikwiriye guhabwa icyubahiro kuruta ibindi bintu byose. Kuvuga ngo ubundi icyubahiro ni icy'Imana, abandi bose bakayihereza. Ni ukuvuga ngo hari icyubahiro gikwiriye abantu, hari n'icyubahiro cy'Imana. Ni ukuvuga ngo icyubahiro gikwiye Imana ni icyubahiro kiri hejuru y'ibindi byubahiro byose, kuko wa muntu wubashywe hano ku isi nawe aba agomba guhindukira nanone akubaha Imana. Bivuze ngo buri wese aba agomba gufata icye cyubahiro n'undi icye cyubahiro, ariko tukongera tugafata icyubahiro cy'Imana tukacyiharira. Nk'uko mwagiye mugenda nyine mubyumva ukuntu ngo hariya bigiye byifashe, Imana ngo yarabanye iteza inkongi y'umuriro. Ni ukuvuga ngo hariya n'ubundi hari ibindi binyabuzima, hari ibindi biremwa. Nk'uko mwanabyumvise, nta bantu benshi bapfuye, ntabwo icyari bibaye ari nabyo icyari kigamijwe ku Mana, si kwari ukuza kwica abantu cyangwa kugira gute. Ni ukuvuga ngo biriya twabireba nko mu mboni yo kuvuga ngo ese ko byabaye ntihagire abantu benshi bapfa, wenda ntihabura bapfuye, kuko nta mpanuka ibura inkomere cyangwa ngo ibure abo ishobora guhitana. Barapfuye ariko ni bake cyane. Ni ukuvuga ngo icyari kigamijwe cyangwa se ikintu dushobora kwigira kuri kiriya kintu,
ni ukongera tugatekereza tukavuga ngo ese koko Imana iracyahari kandi iriteguye gukora nk'ibyabaye mbere, cyangwa se gukora cyangwa guhwitura no guhana abanze kuyumvira n'abanze kuyiramya no kuyihimbaza, cyangwa se ni ukuvuga ngo iracyahari iracyakora kandi ni ukongera nyine kureba, ni ukongera gutekereza ugarutse ukareba ibyabaye kuri bariya abantu bari batuye muri kariya gace, aho ibintu byabo byose byahiye bigashira ntihagire ikintu na kimwe basigaza, ariko umubare nyamwinshi w'abantu bakavuga bati ni Imana ibahannye, ni Imana bahwituye, kuko byose byabaga bareba nyine ba nyirabyo bareba, ariko bo babashije gusigara. Ese kuko dutekereze bagiye kongera nyine bongere bitekerezeho? Ese mu gihe bo bagiye kuba bitekerezaho, wowe aho uri urimo urabitekerezaho gute? Nyine ibaze nk'aho ari wowe wakabaye wari uri hariya. Si ibyo gufata ngo duseke cyangwa ngo duserebure cyangwa tuvuge ngo dorera abahannye cyangwa tugire gute. Ni ukuvuga ngo biriya byabaye hari iwabo, twese tubihanze amaso cyangwa tugenda tubikurikirana aho turi, ariko nubwo aribo byabereyeho, ni ukuvuga ngo natwe twamenye ibyabaye kandi twumvise uko bishobora kuba byagenze n'icyari kigamijwe. Ese nibo bonyine bireba cyangwa natwe biratureba? Wowe ugiye kwisuzuma ku giti cyawe, nanjye nisuzume ku giti cyanjye, hanyuma turebe tumenye ngo ese mpagaze nte, ese Imana yanjye ndabasha gukiranuka nayo, cyangwa se ndabigenza gute kugira ngo nyine menye ngo ndahagarara ku ruhe rugero. Ngayo nguko rero dukomeze tubane na Raza Media, tugende dukurikirana ibiganiro byayo. Murabibona yuko tugenda tubazanira video bitinzeho gatoya, biba byagoranye, rimwe na rimwe zikagorana nyine kuboneka, ariko turabararikira yuko Raza Media ubu nibwo itangiye, ubu nibwo tugiye gutangira, nibwo tugiye kugumana namwe umunsi ku munsi, tugenda tubereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu buryo ndetse mutigeze munabona. Mwabyumvise twatangiye tuvuga ngo nsigaye ndi umusirimu, ngo nsigaye nitwa Patoro. Bizimana Loti nyine we yaratebyaga akavuga ati njye nitwa Patoro, munyite Patoro, ubu mbaye Patoro. Ariko burya muri iriya ndirimbo ye, niba nkurikije abantu bagenda bakurikirana Raza Media TV, mbona ari abantu bakuru. Ni ukuvuga ngo ugiye ugasesengura iriya ndirimbo ukayumva, burya ntuzagende ngo banyita Patoro aba ariho ugarukira gusa, utazamera nka wa wundi batungira agatoki, ijisho rye rikagarukiraho agatoki kagarukira kandi bamutungiye agatoki mu kirere. Ni ukuvuga ngo isoza ivuga ngo ubu igifaransa kirakamye. Nyuma yo kuva mu Bufaransa no mu Bubiligi ku mafaranga y'inguzanyo ya banki ije guteza no kugira gute, igifaransa cyarakamye. Ni ukuvuga ngo n'ubundi natwe muri ubu buzima byinshi tuba tubitijwe, ariko iyo igihe kigeze nyine birongera bikajya ku wabiguhaye, kimwe nk'uko nawe wongera ugasubira aho wavuye. Tujye tubaho nyine tuzi yuko ibyo byose bibaho, dukore nk'aho ntacyo duhomba, hanyuma tukiranukira Imana, tubane n'abagenzi bacu amahoro. Ubundi icyo twita kubana na bagenzi bacu amahoro cyo ni ikintu uzumva kenshi hano kuri Raza Media TV, kuko nicyo yashyiriweho kubanisha, ndetse yashyiriweho kominote y'imibanire y'abantu n'abandi. Ni ukuvuga ngo twebwe tubereyeho nyine gushyigikira abantu babana n'abandi amahoro, kuko natwe turiho kubw'amahoro. Amahoro kuri buri wese, amahoro ku giti cy'umuntu, nk'uko
nawe aba ashaka yuko abandi bayamugirira, ni nako umuntu aba agomba kuyagirira abandi. Komeza ugumane na Raza Media TV. Wewe wari ugeze kuri iyi channel yacu ari ubwa mbere, kanda subscribe tuzongere duhure muri video yacu itaha. Njyewe warebaga wari ukurikiye ni Dogiteri Mujyanama Mukuru, banyita Patoro, nuko twatangiye. Murakoze.